jewe urabona ndi tozi nakwirukana mu rugo rwanjye mujya ntunyirukane aje guca umuryango ntirukane ntabwo ariko noneho uzikorera ndabateranya kanyama icyo nzi cyo kanyama ndabizi aranyumvira. uzi ikintu kimbabaza ni ukuntu nagiye ngakorera amafaranga menshi nkaza nje ngo twubake iriya nzu tuyibemo neza ibintu byose tubihindure, ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu nasanze ahubwo iri gusenyuka, igiye kubasenyukiraho. cyamwishe urumva uri ndurinda ngo barandoze ngiye bandoze barandoze bari bakuroga bagiye kujya banakugaburira imitwe y'injangwe urambirika n'izigira nzakubyaza abana uzambyaza abana rero bisomashe tu rero rwose twajya no mu nzu nkakwereka nyine kuntu ibyiza biri muri ino nzira. nabagiye kujya kurya ibya saa sita nabagiye kujya kurya ibya saa sita iyo tutsebura ntamufashe ashyiramo umunyu nge fasha mwiriwe mukomere muraho neza bayitaga bamwita Joriji iwanyu ni naha nyina ko nanyo se mufashe tugufashe iki? Tugufashe amarinete cyangwa tugufashe telefone cyangwa dufashe inkweto? kana we koko wagiye wubaha abantu utazi gapyisi si gutya abantu bakubita gapyisi sinakubise umuntu ejo bundi ujye wuba n'uyu nguyu usa icyo nicyo kinyabupfura cyanyu. ikinyabupfura ngengira njye nakigishijwe na metere Gasana hari hepfo mu gishaka ceceka ziba yego wowe ndabona uri uciye usa nk'inyama y'ingurube weho ndabizi akose wanditse wakana umva Joriji we cicika umva reba umuntu avuye guhiga urabona uyu muntu adasa nk'umukire ashobora kudufasha kugera ubuzima bwiza cyane. Reka twumvikira tubwira nkwibarize reka ko kana gashobora kuba karwaye. Yego mwandangira ikigabo kituye inaha muri ibi bice ngo cyitwa Kanyama. uzi ko muvuza tukikanga turamuzi Kanyama ateye muri zino karitsiye we mukire wiza izi karitsiye zose nizi iyi mirima yose uri murabona ese ubundi wewe umeze utyo wewe wamugera imbere reba inkweto zazabaye nk'ikirugu cya Noheri wewe wamugera imbere ni naha mbisanze nkumbi ryakurenze Kanyama turamuzi umva rero tuzi n'ahantu atuye afite inka afite intoki afite buri kimwe cyose afite imihanda afite abagore beza afite abana beza afite abagore bangana afite abagore bagera muri 5 abagore muri 5 ubwo umwe n'uwacu Kanyama turavukana Kanyama turavukana ahubwo tugende mu kwereka ntabwo dusangira umugore ahubwo umugore we iyo tumukunda akajya guha tumukurikira aba ari uwacu mu matungo se n'ubisekana ngo atunze oya uyu ni umuhigo wacu tugiye kurya nge na Joriji ahubwo nyine uyu ni Joriji ino kayitse baranzi wencu ushobora no kumenya ngakukubita n'ubundi kera yahoze ari imbere nuko yaje kuvuga ariko ndagukubita ndagushishagura zikurye mundangire mungeze iki ndagushishagura zikurye ngaje cece karatete ntago nongera gukumva tugende ndagukubitira tugende turakujyana ariko uraduha amafaranga ndabagurira uratugura njyewe njya bwende njya n'inyama y'urusa tuza wakana tugende rwose twakwigeze n'umuhigo wacu njya n'ibidiya twe tugende nta kibazo kigenda kugeza akira ariko ukuntu wagira ufatanyira ku mafaranga usa ukuntu nkoze n'inkoza mwe nyazi nari yanyu twagenda noneho twagenda nta kibazo ni hehe se turacamo hano ryo tambikemo hano ryo twongeye tugarukemo ducemo hasi tugende rwose ndakujwiburira muri rantoki ahubwo tugende ndakubitwe n'inkuba wenyine ndakujwibagura amafaranga twakujyana akuse kari ahantu hanze none ni bwo kuki umva sita ntago nahaba rwose ibyo by'imenyerewe nawe ariko watuje ugacisha makeya uzi byihishe nyuma y'ibi byose Kanyama afite amafaranga miliyoni 5 kuri konti kandi uzi ibyo yankoreye byose njya kujya Kigali urabizi uzi ko twakundanaga nyuma yaje gushaka undi mugore uretse ko numvise ngo yaranagiye uwo mugore wiwe none Kanyama ngiye kumukuraho buri kimwe cyose aha ziriya nka zose nta nimwe azasigara nzi ko tuzamara igihe kingana ya mirima yose tuza wowe gake buri kimwe cyose azakibura sigare hahandi azasigara nta n'umwenda afite wo kwambara turakize none tuza cyane
turakata hariya muri ariko banya se hariya hehe munyaki ndagukubitirayo urasa nk'inyama y'ingurube ntabwo nyana ry'ingurube ariko wose nk'inyama kujyana ducemo hano turakujwibura Rata umukire bino rwose ducemo hano rwose ako kahana ko ntaziri hari undi wari mu bisambu gusa wowe rwose bino rwose wowe ngwino tukujyana ahantu hari ryama hasi ariko se nabahaye ibyo nahita byose oya ryama hasi hari icyo ntabahaye hari icyo ntabahaye umva inama hari ibyo bikapu byawe ndamukubita mana yanjye nanjye ubanza ndi ikigo ubundi nzavumba isafuriya bikunzwe n'imbeba kuko zirinda kusuka zinjyana mu bihuru ngwana ugende sigara abashatsa uzamubona mana we nanjye ubanza ndi jorije wa mugani wa buriya bwabone bwa jorije ubundi ubuntu buhiga imbeba burya imbeba bugira gute bunda ahantu nk'ahangaha gute buse igikapu cyanjye we ndasubira i Kigali se kuko nsane sho sha ni amahoro kabisa ariko ubu ntiwabyumva uburyo mba ntuje byatari nese n'iki wabonye kidasanzwe nyuma y'uko turi kumwe niba hari ikintu gihe cyanshimishije ni ukumva umugore wawe yaragiye byashyana akanakunda umugore wanjye uriya se uriya rero naje kumenyaho imico myinshi itari myiza ngo yari afite umugabo i Kigali njyewe narabivugaga ariko ukavuga ukuntu bimeze ukuntu byagenze nahuye n'ikigabo cye ngo babanaga i Kigali bari barafunze kiba kiraje kirambaza ngo se ngo umuntu witwa Kanyama ngo waba umuzi yakibera ati ntago muzi rwose ubuka ati ndamuzi atuka Kanyama n'umurozi n'umutindi niyo umuvuze uhita urwara inyonjo ati rero mba nkubwira ati cyantwariye umugore ngo umugore wanjye twarabanaga i Kigali washize iminsi ngo bafunze ngo ahita agira ute yisangira ngo Kanyamanga nanjye ibyo byatari ngaho ibibazo umugore twabanaga ariko narabikubwiye rero umujura uriya mugore nta kintu yari kuzakugezaho sinabikubwiye reba inzu ko imeze by'ukuri ntiyasenyutse yari amubwira ati dufate amafaranga twubake tuvugurure akabyanga reka nkugire inama uriya mugore mureka gumeyo ntuzatuma nagaruka ahubwo turebe ukuntu ese ubundi ziriya nka nta kuntu twanazigurisha twigira i Kigali na ya mirima ukagurisha ariko tukabanza tukubaka inzu neza urumva wamara kugurisha inka zanjye se tukajya kureba ubuzima i Kigali ibyo niyo bisubiza aho bikuye oya ntuzi ko ariho n'abagase i Kigali hameze neza buri kimwe cyose tukagura imodoka tukajya dutembera reba Kanyama ugiye utwaye imodoka nanjye twicaranye uriya mugore wacu ari kuzakugezaho kandi kuko izi nka zose zanjye inka hafi 30 uzi amafaranga arimo fata nayo yandi ufite rero byose twigendera ndeba azagukura nese tuzajya i Kigali niho heza hari ahandi wumva se twajya Kigali ni sawa ariko nta kibazo nuko rero njye ndumva ari uko bimeze naho uriya mugore mureke ntuzatuma nagaruka ikintu ugiye gukora numva ibyo ni ukwipangira gake gake nese uyu murumuna wawe mwazanye we bitewe ko mbona nyine bitari sawa se murumuna kuba hano ubona bitamubangamiye wowe none se wowe birakubangamiye se wanjye nta kibazo oya nta kibazo murumuna wanjye we nta kibazo keretse niba wenda hari aho ubona bitagenda neza oya ntaribi mureke uriya nta kibazo aguma ahangaha afite pe yanahakunze yahishimiye ntugire ikibazo abantu bibanyu mwese muri beza pe nta kibazo siko nakari umuntu akawe nabonye ari keza nakwicira se urumva nabikora wowe ndabizi urankunda rata reba uri keza urumva naguca inyuma se urahira ngenda nakwikundira kari abana gufunga buriya kari akana oya iby'akana reka tube tubiretse bya murumuna wanjye tube tubiretse ahubwo bizagenda ariko sheri nawe wazanye amafaranga menshi kitari none se kari karama ni ukuri naragukunze
ariko wabonye ikintu akantu nadodeshejemo muri cya gitenge wanzaniye kabaye keza naraberewe do kankoreho kino uragakunze se cyane cyane naragushimye Imana izakumpera umugisha erega ntacyo ntakora buriya ku bwa kanyama reba nambaye neza cya cyohe cy'umugore cyanyangaga umva ntuzare kure kanyama dore cyari cyaramunaniye ntabwo namurekura kanyama ndamukunda bise ubu cyarohoshye cyaguye iyo mbwe ngo cyagiye gusura bene wabo kigize shege hano kuri uno musozi mbese cyamaze abantu kirakubita abakozi mbese gikubita kitaba bari abajya shitani none se azagaruka afite gahunda yo kugaruka bari bakunda imitungo urimo uva muri iriya mitungo uzaba ubuze ubwenge kandi iyo ubuze ubwenge Imana igira ite ariko ubundi reka kubaza cya kigore cyazaje ukagishakira uburozi ukakica umwana uvuze ngo iki sisita akamubwira kuko ibintu byo kuraga atari byo ariko watuje ukarya amafaranga murabona biriya dore amafamu dore ibikuzi ibifaranga afite kuri konti rega n'umusaza wagenda muzuza ibifaranga afite uri n'umuntu umwe reka nkubwire ndakubwiye ntuzabura ubwenge wa mwana watuje urabona ukuntu usigaye usa baragukamira reba uko hasa si amafaranga sayanjye nyenda byumva tuza by'amafaranga wiga urya amafaranga wa mwana n'ubundi tu muri mu biki ahubwo twipangire cya kigore ashatse kumva ikindogera kigapfa isigaranira na kanyama icyo kintu nanjye nabitekerezaga nubwo duhuje kamubwire nta kindi kintu uzampa nzakujyana i Kigali wowe na Georgina nzanamurihira ishuri umva hari umupfumu nzi ndakwizeye arabumpa ubutuna bwa nyirahuku ndabumugaburira njyewe bamara akariza umwana wa mama ibyo bintu ntabwo ari byo reka nkubwire rero tuza hano ubu mwabaye muti ariko amafaranga uzi icyo ari cyo wagiye ukura ndayazi niba uyazi icecekere rero wagiye ukura uko ameze ntukuzi ko abana ubu musigaye mwarashize isoni wishwa mukuru wanjye mushuka ikizi ariko urareba ukabona njye nta bwenge nzi uburyo banshuka musaza wanjye nta mpamvu uceceka rero kana ndahakoreka mbiro reka tuzayikora gutyo ngiye nta n'ikibazo naragukunze nabonye uri umuntu mwiza kanyama yari yarabuze affection yari yarabuze urukundo nta kintu ntazakora uzishyira umwana wanjye uzagure n'udukweta inkweto nta kibazo umuntu woza n'amatwi nzakuzana n'amahera buri kimwe cyose n'utundi ku ntoki hose n'utuvuta twiza twamukesha dore urukara nanjye rega ndagukunda ni ukuri pe ubwo aha reka nigendere mve mu byanyu n'ubijyanye na tafu ubundi umwana aza kwita ibyo by'uburozi n'abagabo yarafashe njye ariko ni ikigo gira nta n'ikintu yaza ntwara amazi ibikapu ubundi bukirimo ibiki imyenda sitire abanyamugi ni ikirahure cyabo bikira ujye wiga sha ujye wiga nyine ujye wiga reba nyine ujye urugomo nereza ni ibikize oya sha mwana urije ujye umenya ubwenge bwo gahambirwa kubitwa nk'uko ndetse icyo ni igiki mani ko natakizi ni indorerwamo mani nereza nawe nirebe oya zana hano nereza rekura ngo nirebye neza zana hano ariko wireba ibiki usundi wowe kundi usa nk'imbeba sha rekura ariko mama rekura wenyine ndayo kujyana gusenga senga zajya njyana kuririmba no kurepeta siko nirebyemo gapide nini mani sikari ikirahure iyi ni ikirahure ni miliyoni nzajya nirebamo indorerwamo rekura fata ino myenda fata ino myenda tugurane iki kirahure nari nabwiye mama ko ndazi kumushakira ikirahure cyo kurebamo ino myenda ni njyewe utaraguye turaguma ariko yari yanjye ariko yari yangize yuko nari nabikubwiye ambara ino myenda utwaye n'ibikapu byose ariko ino ndorerwamo gapfi turarwana kandi ubyita imikino zana hano ariko wasisha wazanye koko basi reka jori afite mu kanwa heza
umva shaka si kwambona mereza hano mereza nanjye nire kuri ufite amafaranga se mereza nire kuri icyo kirahure sinzi baturutse zari ndigeze se twari turi kumwe reka twirebe mu hantu munsi Sika wowe usanga mu kigabisa ntabwo rero cyagiye ejo bundi wahangaga kunyishyura ye umuceri kora amandazi urabyibuka ntabwo ari njyewe ntari muri kumwe we barimo bakubitaraho ukamubita sha we ngaho ni mu gihe yewe umubyeyi yapanga kwita nabi koko jore we yari miruwari miruwari ntabwo bazi ko ari ikoranabuhanga yenge kujya kuri whatsapp umagari no hanze hose umva joriji we ibi ni ibikimbaye singangama umva jori wakurikira umuntu akaduha indorogoma yacu koko wari umwana mu Imana imora ntabwo njika wakibona umva jori umunsi ukuntu ubereye umuntu mubisha reka nyitware yose n'ubundi ayitwarira ubundi iyi minsi mibi rega umunsi tubereye uzahora gutyo n'ubundi kujyanira ikibuga twitoraguriye kwibwa umuhigo wacu imbeba yacu twari kurya yatakaye akura byose nk'ingati imennye nanjye iki gikapu cyane ndakeye uzahita unjyana umbatize nanone bandi nyambara ino myenda uriya muntu yari umukire none twamwambuye duhombye rwa runtu twari twataraguye twibereragamo rero ndareba isura yanjye sha y'umukara uzi ko kiriya kirahure ntari kugishyiramo reka nigendere mwiberere sha niyo myenda bashobora kuzagakuramo urabizi twe iminsi yori tubera kiriya ni igicucu cya inyakase uriya twaserera yibeshya akayinyaka nigendere sha yanakubwiraga sha teka n'undi umunsi ayiwe umunsi ese uyu mwana we yagiye hehe ko nzajya nza mpera inyuma y'urugi ubu joriji yagiye kukumana ese ndarwica rigira joriji naravuye kuri iyi si nta muntu usa nkanjye kabisa mama yahageze mama wahageze wabonye ukuntu nsa iyo myenda yivanye hehe iyo myenda yivanye hehe imyenda nagiye mu nzira mpura n'Imana y'imyenda itanagukwira koko yaje mbona nyinshi ijamo ndayambara naratebeza gutya imana umukandara w'ubuntu iyo ni Imana se iyi ni Imana iyo niyo Mana nzakorera iyo Mana nzakorera aleluya iyo niyo Mana nzakorera ndirimbo yareze Imana none se mayi rwose inzara iranyisha ariko rugo ndi kuri kingura ndane naheze inyuma y'urugi nuko mubonye mugenda misha niba mwana kinguye se kingura gira vuba ntabwo wakinguye nese ubu turakingura ese turakingura gutera ko nta none se uruko kuzi ko hari igihe umpeza mu rujijo wa mwana we none se urwo n'urufunguzo urufunguzo njye kubimbaza ubu ndabizi koko njye wansigiye nta kintu wanansigiye jori jya gushaka urufunguzo warashyize neza mwana wawe njye ndabizi ko njye meruka ngenda mu nzira reka ntekereze neza nagiye mu nzira ngenda mpura n'Imana y'imyenda ibinyambitse imyenda nicyo nibuka cyonyine rwose nta kindi nibuka umva ngiye kugushakira igiti ndakubangagura ese rwaba ruri mu musatsi cyangwa umva reka nze ngushakire igiti nase mawamba bariye ko natazongera mawamba umva ndakukubita iki kijerekani njya gushaka urufunguzo tujya gushaka urufunguzo wa mwana we ubu tujya gushaka urufunguzo kubyara nabi reka kurya kuko ni ukubyara
hagarara